duhumeka amahoro. Uruyange Imbuto z'amahoro zajya zirumba. Turabadarirwa mu mihigo, mu mashuri turabashira kinyama, twiga dushikamye kugira ngo tugire u Rwanda paradizo. Uruyange murasobanutse. Muhorana u Rwanda. Ishyaka n'umutima. Muhorana u Rwanda Uruyange. Ishyaka n'umutima. Amahoro cyane. Ikaze bene Imana, bene irage kandi mwebwe bene imigisha kuri rwa rwigero n'ubundi irage rukaba urubuga ndangamurage. Dukomeje rero kureba abakomeje rwose gukora navuga muri uwo mujishi kugira ngo umurage wacu ejo bundi utazigera ukendera, dore kagahugu kabuze umuco burya gucika biba bugufi cyane. Turakwakiriye rero uratangira utwibwira ninde turi kumwe none. Ndaje ndi Miss Dakura umutima ni nyamuhurana icumu ritagirira impuhwe mushaka urugamba n'igihe kimome kirameranya yavuze ndicyareberanya abanzi nabarutse nabarukana ibishaho birenga 100 nibajijinganya mukumpa impeta zo twari nazambariye kuzimara mu bubiko kugasoro na mudende niho nabikiye umudende ndambaye ndikwije ndi nyamaranira kurwubaka rwabo rwo n'u Rwanda ndahari ndi ntaho higana yo nzaba mwita wasezikeye akanyamahanga ka rwabigwi wandaro wandizihiwe waseye gutamba wakabana nka mubanda bizira icyaha n'icyasha ubu niwe rero turi imfura zizira ubufura. Yewe ngomba gukoresha amari byinshi birekana se akanyene mbinyana dasubizwe inyuma nitwaza mu kudakoza asarenga reka mu ngobero mbasara ka imisari ituma abantu bakoresha kubyinshi bishaka kujana bitanga ndikamukiye ko bivuga mu ashaka ndabo ndagamura rabaziga bakandi n'uganze bwamuri Guma. Nanye bishoma rwashoma ngiye kumbashimira nyato inginyero izeri bamwe z'u Rwanda ndidakara kuvushara rwashoma mutumwa kwa manga kujoro baravuye mu jiri yakabiraga twese mwese mwana rero rwashoma rwakaje makana bwa bafashe gabo umise gutanga umusigaro kandi udatecyasha Guma. ababyeyi befe bamuje n'utwaye nta kubishinganya akibagera rwashoma sheja nuko utambuke mwe guteba nuko bajya bati twawutemwe amatako umunsi n'uyu utaka n'uyu kandi abantu muri ubu bijyanye n'ukomeze muce kamugi bizasubiye mu gihugu cy'u Rwanda dore ko abaye kandi yakomeje kurandamira muri benewo turabasuhuje cyo kucyamukanya umucyo w'abagabo n'imyambaro kandi maze ingoma zivuze amashyi avuze urufaya utarama ngizihindekwe abone wanyaragandekwe isari na barugwizamuga tutibagiwe n'uruyange nisabire babasore b'ibikakana bari beza ruhimbi ubu ruyange bagere kutinde amarembo gukora abahimisha niba kubuhoro n'uhoro muhurire mugariro bagaragaza cy'ubuganiro bigaragara wacu Rwanda ikintu zirakandagira ibiti bigaturika amaguru agaturikana zigira amabere atungira abashumba mu burakora bakazaza basiganiye kubagemurira bambaye kuri ramba bizamara abashumba ndabarahira zanze kunyura mu rutoke rwa wa mutini gutonya ngo zitonyangira bikabamiza amagaju ababyeyi babyaye bafonsa igihugu kirakurera mani kugira ubugingo mumfashe nakibwira ko hafi hano mutarira mwakira yemwe bashumba mwekiriye yemwe bashumba mwekiriye yemwe bashumba muragiye imbyeyi byo ni mwinikiza amahamba maze zirishe zitaha Tutabere kwamuriza byahise Arameza yarabyaye kandi tuzironsa zose n'undeka ziririnze n'izire
ururabyo dutaha neza k'umutima ngwino ngwino se wizire shyaka ry'imanzi mugirene uhaye ikibanza mu mutima ubaka inyumba y'urutare n'imitingito y'isi ntizayisenya ngwino ngwino se wizire izihirwe mwana warezwe neza urakoze daba ritaziraba data na mama bashaje neza bo bakubonye mu mugasa ngwino ngwino se wizire tereye amahoro shyaka ry'imanzi aho uzamanuka buke nzahaterera bugeni nakurindiye ibugeni maze ushimira abahizi ngwino ngwino se wizire umutima wako utomeye amahoro nakwibera umudahema nakurimba imivugo ubyaye ntashye nzamumeresha ngwino ngwino se wizire umusaza n'uwarugaba nakubyariraho gusa bamaze imana babikora iki ngwino ngwino se wizire ngwino ngwino se wizire ngwino ngwino se wizire shimishwa n'impuhwe zawe mubwiza ukuri kose amezi igenda ni menshi ngeze n'imusozi kandi narakugoye bikomeye cyo nonesha imvumu ubure dore ndabivuze yewe se mutangana mu nganzo n'iy'amezi nzakuvugira imivugo we mana yakubaho uragaho rigorora kijyaze umubwiriza wowe wambere mukani ukamanira iteka rugori gahori leta umurage w'umubyeyi nzawukomeza iteka uzantere gutunga uzandinde gutongana yewise mutangana mu nganzo n'iy'amezi nzakuvugira imivugo we mana yakubaho uragaho rigorora ingamba rigukwiriye isengesho ry'urukundo n'ukuzasaza neza ukangana kamugenga n'abaza kwakire neza yakwise mutangana mu nganzo n'iy'amezi nzakuvugira imivugo we mana yakubaho uragaho rigorora umubanda ubu wanshakira ku gasozi ka Bwayi rwose hafi aho Ka ngaho Bwayi
rwose. yego hanyuma abantu banzi nka Innocent umusizi umusizi ku mbuga nkoranyambaga nuko niko abantu banzi. yego nkaba umunyamateka byahamye, nkaba narisanze ndi umunyamateka uyakunze cyane kandi navuga ko nyarimo neza. amateka, umuco, umurage ni amagambo ajya agorana kumvikana cyane cyane ku bantu wenda batabirimo. Wadufasha kumva no gusobanukirwa ayo magambo ahahurira na yego. Icyo navuga umuco nk'uko ugeze kubikomoza ni umutima w'igihugu. yego nta gihugu n'iki na kimwe kibaho kitagira umuco. yego ariko hakajya habaho ibyago byo ibihugu bimwe bivanga umuco w'ibindi bikabivangira. kwa kuntu umuntu aba yavomye amazi meza ari urubogobogo hanyuma hakabaho uza akayatoba agatobera abandi. rero ikigorana gusobanura iyo amazi wavomye ari meza, iyo ugiye kugira ngo ujye kongera umenye ngo ariko se aya mazi igize aba meza, ese yavomwe kuri heriba, biragorana. natwe rero twagize ibyago turatoberwa, umuco wacu uratoberwa, uzamo bagashaka buhake. rero niyo mpamvu uyu munsi kusobanura bigoranye, ariko umuco ni umutima w'igihugu kandi w'abagituye, kikaba ikirango gikuru cy'abantu bahuje igihugu, inkomoko. twebwe dufite umuco, umurage wacu wa bene Imana, dukomora kuri bene Imana. navuga yuko mbere y'uko u Rwanda rwitwa u Rwanda, ni igihugu cyahozeho, ubutaka bwahozeho. iyo tuvuze ngo u Rwanda rwahanzwe n'abanyiginya, ariko ntabwo bazanye ibumba ngo bazane itaka bari ko hirya no hino ngo baze barureme. ubutaka bwari buhari, ibiti byari bihari, imisozi yari ihari, ahubwo barurema mu izina, baravuga bati ruriya ni u Rwanda, cyahoze ari igihugu cya bene Imana. urumva ni bene Imana kandi bene imigisha. uru rumuri Rwanda rwa bene Imana rugenda ruvangirwa, rutoberwa kuri ya soko bene rwo bavomaho, ari naho nkeka hashibutse umuhamagaro wawe wo gutoza abato mu itorero Uruyange, kandi n'ibikorwa munyuza ku Ingeyo TV cyane iboneka kuri YouTube. kubera iki bundi kumvishe ko nyuma yo kumenya umurage utagira ukusa utagomba kuwihererana? Murakoze cyane. twagize ibyago. navuga ko kuva ku ngoma y'u Rwanda ya nyuma y'ubwami yo mu 1961 twagize ibyago bikomeye cyane byo gutangira abo bagashaka buhake bagaragaza ko ibyacu ari ibishenzi. batuvana ku guterekera no kubandwa, batuzanira gusenga, ngo ni uburyo bwa gikristu. ibyo rero byose ku muntu utekereza byanteye navuga nk'umujinya mwiza. numva nkwiriye kugira icyo nkora. uriya murage wagenda gucika, abanyarwanda twe twatakaje, yabone se hakorwa iki kugira ngo nibura uriya murage ugaruke? abantu bakuru twabayeho mu myaka myinshi, rero nanjye ntari mukuru cyane, ariko iyo nganiye n'abasogokuru bambwira uko u Rwanda rwo hambere rwabayeho, bakambwira byinshi, genda nisunga n'ibitereka bumenyi, bambwira uko u Rwanda rwo hambere rwari rwubakitse, bambwira amateka. ndavugana ariko se nakora iki kugira ngo mbungabunge uyu murage wa bene Imana kandi bene u Rwanda, kugira ngo nibura tutazisanga tuvuga ngo habayeho igihugu cyitwaga u Rwanda, cyavugaga ururimi runuru, none bigeze ahangaha. fata iya mbere ndavuga nti ngomba gutangira kubungabunga uyu murage mbicishije mu bato, kuko abo bakuru bari bahari muri icyo gihe cyose, kandi navuga ko ntacyo begeze bageraho, ariko uwawutangiza mu bato niba twakwisanga mu myaka yindi u Rwanda rutazazima. nk'uko Ruganzu Ndori aza gukikura u Rwanda, ngo yasanze u Rwanda rukitse, arukikurira mu buriza. gukika bigaragara ku nka cyese ku itungo ryose, ariko iyi nka ibyara hari igihe inyana ishobora guca mu nzira zitari zo, ikaba yatambika nk'ukuboko cyangwa ukuguru. icyo gihe bavuga ko iyo nka yakitse, bikaba ngombwa ko ababizi bayikora mu nda bakayikikura. n'icyo gihe rero Ruganzu Ndori yima ingoma y'u Rwanda mu 1510 yasanze u Rwanda rukitse, arukikurira mu buriza. ubwo ndavuga ni nanjye noneho mu gihe umuco wa murage wa bene Imana urimo kugenda
ucika nkwiriye kwifatanya n'abandi nkareba nkagenda muri uwo mujyo wabo tukagarura u Rwanda. Ruganzu arafite inshingano ebyiri: kugarura abanyarwanda mu Rwanda no kugarura u Rwanda muri bo. Abagaruye mu Rwanda ariko arongera abagaruremo n'ubunyarwanda. Wari ufite izo nshingano navuga wa nyuma na nyuma ni wa gatanu Musinga Rwiza kurinda umwami w'u Rwanda mu nzira z'ubunyerere, nawe abami b'umuro bari bashinzwe kugarura ubunyarwanda mu banyarwanda. Hanyuma n'inkotanyi niwo murage buriya zifite. Inkotanyi barabanje bagarura umuganura, hari ubuzima bw'igihugu, barongera bagarura. Hari bimwe byinshi bigenda bigaruka. Ikindi turebye no kuri uyu muhango tujye dukora wo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, bita tubisanisha mu mihango ya kera mu nzira z'ubwiru, tukareba inzira yo gukura Gicurasi. Uwo ni umurage wa bene Imana rero ugenda ugaruka. Ndakeka ko n'ibindi byose bizagenda bigaruka tukisanga tukiri bene Imana. Turi mu bihe by'ikoranabuhanga, ibyonnyi byinshi bizira muri iyo miyoboro, ariko turi no mu bihe by'ubwihugireho bukabije, aho ababyeyi badafitiye umwanya abana, ahubwo barajwe ishinga n'icyo bararira n'icyo batamira, ariko bari kubaremera umutima nda, uyu mutima mana, uyu mutima nama ntibawubake. Uratanga iyihe nama ku babyeyi, ku gihugu, ariko nanone ku muryango mugari w'abanyarwanda? Icyo navuga, umuryango w'abanyarwanda ufite ukuntu wubakitse. Nanone nongeyeho no gushimira na leta y'u Rwanda, igenda ibigarura, iri mu murongo mwiza. Iyo hariho inteko y'igihugu izirikana, hari n'inteko yigenga nayo y'umuco, minisiteri ya minubumwe, buriya nizo nshingano zayo, ni ugufatanya natwe twese kugira ngo tugarure koko b'abanyarwanda, tubagaruremo ubunyarwanda. Mfite icyizere yuko rero bizagenda neza mu gihe kiri imbere. Iyo urebye aho tuvuye mu myaka 20 ishize, iyo wavugaga ibi mvuga waravuga ngo umvagiye muri bya bindi, agiye muri bya binyarwanda. Ariko ubu uyu munsi iyo urimo kubivuga kuri radio uba wumva abantu baguteza amatwi, umusaza ukumva ataho hantu ati ibyo avuga ni ukuri, hari duke mbiziho, hari ibyo sogokuru yambwiye. Ugasanga abana baraduhamagara b'imyaka 15 iyo batwumvise mu gitaramo nk'ahanaha, ugasanga barahamagara bashaka kumenya ayo mateka. Rero abo nibo Rwanda rw'ejo. Dufite icyizere cy'uko tuzagara wa murage wa bene Imana. Muri ibi biganiro dukora dutanga ahantu hirya no hino, icyo tugamije bizagenda neza. Umurage udafatika uri mu bigeramiwe. Yego. Nawe nkashima ko ari wo wibanzeho cyane utangiza itorero Uruyange. Yego. Ubundi kubera iki Uruyange nk'izina, ariko kubera iki wagiye ubyitsaho gutanga umurage? Ariko kuki ubumenyi mpererekanya bisekuruza, kuki ibiganiro hagati y'ibisekuruza ari ngombwa mu kubungabunga umurage mu buryo burambye? Dusubire inyuma gato mu myaka 150 usubiye inyuma, ntabwo abanyarwanda twandikaga. Ushaka kwibaza ngo ayo mateka twe tuvuga tuyakura he? Yavaga, hari abitwa abacurabwenge, hari abasizi. Noneho ubundi umusizi yabaga ari umuntu wubashywe ku ngoma zose, babikaga amateka mu bintu bigeze kuri 4. Icyambere navuga abasizi. Mu bisigo harimo amateka y'u Rwanda. Yego. Hanyuma hari yashakira mu mazina y'udusozi turi ahantu, izina ry'agasozi rikubwira icyahabereye. Yego. Tuyashakira mu biti biri ahantu runaka mu bimana, tukongera tukayashakira mu nanga no mu ndirimbo. Aho hantu niho amateka y'u Rwanda yabaga abitswe. Niyo mpamvu uyu munsi buri kintu cyose tugishakira aho hantu. Icyo ntasanze muri aho hantu nkubwiye ntabwo cyo nyifata nkaho ari ukuri. Yego. Niyo mpamvu rero nanjye nashingiye kuri ibyo ngibyo. Byansabye kugenda imisozi, manuka ibibaya, nzamuka impinga kugira ngo njye kureba ibisigaratongo aho amateka y'u Rwanda abarizwa. Ese koko ibi bintu ni ukuri? Ese ni nka ya migani y'Abahudi tujya twumva? Ariko naje gusanga amateka y'u Rwanda ari ukuri kandi kuzuye kandi guhari kuboneka. Yego. Aho niho nashingiyeho rero. Hanyuma ndavuga nti niriye gushyiraho itorero, abana bagahuriramo bakiga umuco nyarwanda, bakamenya ibi ngibi
ejo umuntu atazasaza bakajya bavuga bati uriya yari umunyamateka ariko ntacyo yasize ibye ntaho tubizi. Yego. Hanyuma nk'izina Uruyange rero, Uruyange aka karere duheremo ni akarere ka Kayonza, umurenge ni Mukarange, akagari ka Bwiza, umudugudu ni uwa Kinyemera, turi hafi y'umuhanda munini wa Kayonza Kigali Rwamagana. Hagati aho izina Uruyange ni umutwe w'ingabo wabayeho, ndaruvuga mu buryo bubiri. Abandi bazi ko Uruyange ari ururabo rw'ibihingwa nk'amashaza, ibishyimbo. Hari igihe kera bakavuga ngo kiriya gihe ni Uruyange, ibi bishyimbo ni Uruyange, aya mashaza ni Uruyange, bisobanuye kwera. Ariko ku ngoma ya Yuhi wa kane Gahindiro habayeho umutwe w'Uruyange waremwe na Rugaju rwa Mutimbo, ubaho kandi ukora ibintu bikomeye kuri iyo ngoma. Hanyuma kubera ko umutwe w'ingabo wabaga ubangikanye n'umutwe w'inka, ishyo ry'inka, niyo mpamvu cano yacu yitwa Ingeyo TV. Rero umutwe w'inka w'Uruyange witwaga Ingeyo. Ibyo bintu rero ntabwo njya bitandukanya, kuko mfitemo n'ikindi cyiciro cyitwa Abashakamba. Abashakamba nabo ni umutwe w'ingabo wabayeho, inka zawo zitwaga Umuhozi. Niyo mpamvu buri mutwe wose w'ingabo ari umutwe w'ingabo, ukaba ufite n'inka aho ku ruhande uzakamirwa za ngabo ziri ku rugamba. Ushaka kureba ubwo turebye Abashakamba n'Umuhozi, tubonye Uruyange n'Ingeyo, ndetse turaza kugera muri Kabagari, turaza gusanga y'Intaganzwa, umutwe w'ingabo w'Intaganzwa, umutwe w'inka bari babangikanye witwaga Uruyenzi. Yego. Uruyange nk'itorero rirahanzwe, ariko uru rugendo rusaba byinshi. Yego. Hari ubushake, hari umuhamagaro, ariko haba n'ubushobozi bufasha bwunganira bya bintu kujya mu ngiro. Kuri ubu bihagaze iki gute se? Wakenera kuba hari umusanzu yatanga mu gutuma rwose aremya amaboko, navuga mwatangiye gusobeka, yanyura mu zihe nzira? Ubundi se biremewe? Biremewe cyane, ahubwo ntabwo turagira uruvugiro. Abantu hari abajya bagira batya ugasanga ngira ngo warebye ko bambaye imyambaro yanditseho itorero Uruyange. Uriya ni umuntu wadusuye aravuga ati rwose nkwiriye kugira icyo nkora, murifuza iki, ese nabafasha iki? Ndavuga ni rero ntaho turagera pe, uretse ubumenyi dufite, ariko mu buryo bw'amaboko bw'ibikoresho ntacyo dufite. Nk'ubu uyu munsi nta kamera dufite, niyo mpamvu n'iyongeye TV usanga nta bikorwa biro, kandi buri munsi turaterana hakagira ibikorwa, ariko ugasanga nta kamera dufite. Ingoma zo turakoresha dushimira n'ubuyobozi bw'iki kigo dusanzwe cyitwa Pride Future Academy Kayonza. Abo ngabo nibo baduhaye ikibanza cyo gukoreramo, ndetse kuko hari n'itorero ry'ikigo, ndetse nkaba ari nanjye muyobozi waryo, ndi n'umwarimu nigisha isomo ry'Ikinyarwanda n'ubundi, ariko nkibanda kuri bwa buvanganzo. Niyo mpamvu bari abana bakomeje kuvuga ngo bikunze ku bigo byose hakagera iyi gahunda y'umuco wo kwigisha amateka, nuko kuri iki kigo iyo gahunda iharenga ushinzwe iryo somo ry'amateka muri iki kigo. Ubwo rero twabasabye amaboko, baratwunga, baduha ibikoresho birimo ingoma, baduha n'ikibanza, kugira ngo kuko twajyaga dukorera ahantu ku zuba, imvura yagwa ugasanga uwo munsi kwiga birasubitswe, ariko uyu munsi turakorera heza. Ubwo icyo tubura ni ibikoresho, dukeneye iyo myambaro, dukeneye byinshi. Ntabwo ubushobozi turabugira rwose bwo kuba twaseruka kure ngo tumenyekane, ariko washaka kudutera inkunga rwose ahawe ikaze, yaza akadufasha. Ikindi kandi nuko ushobora no kuba yaba umuterankunga, yaza akifatanya natwe, biremewe kuba yaza nawe akabarizwa mu muryango mugari w'abagize itorero Uruyange. Ubufasha bwose rwose turabwakira. Mugize neza ku mwanya muduhaye. Turasoza tugira tuti niba ukunda unkundira u Rwanda, niba unyumva umbungabungira umurage, hahoraho u Rwanda n'inka zibakamirwa, kandi urwo muraruhorana rwose. Ahubwo ntitwacutsa se buriya utanga inziramugozi, niba ntacyo bitwaye umuntu yakubonaho? Umuntu ashobora kumbona kuri nimero igendanwa, yego, ni 0780
90 078 044 98 81. Uruyange murasobanutse, uruyange murasobanutse, turasobanutse, muhorana u Rwanda aho ahubwo rero